ndabwira abasitari mwebwe rata Kiramani wowe uri umusaza respect kuko abantu ufasha ni benshi rata we naranaguhamagaye leskiri ryama hasi ku butaka wumva ukuntu ubuzima bukona ndi mu bikunzi ndi mu birara ndimo ndahiga ibishwa leskiri ndumva uri mu mirongo mani umusa tuguhaye ikaze kuri DTV Entertainment. uyu munsi nanone twakuzaniye abatumirwa baje kubagezaho ibijyanye muri industry, tuvuga ku ibiri ku mashusho media atandukanye ku buri entertainment hose tuba turiyo. ubu nibwo tujye kubagezaho ku bijyanye na bastari batandukanye, nibyo tujye kuganiraho. tubahaye ikaze bavandimwe, mwitwa bande? murakoze cyane. ubu ngewe nitwa Niyoshyaka Jean Marie Vianney, ariko haba TikTok, Facebook, WhatsApp nitwa Niyoshyaka. Niyoshyaka 67 yes. Wowe waba kwita nde wowe? amazina yanjye banyita Tusif Samson kabisa, ku mbuga nkoranyambaga nitwa Sami kabisa. Sami, mwakoze cyane kuza kuduha ikiganiro kuri DTV Entertainment. tubahaye ikaze. Karibu welcome. Ku mbuga zawe nkoranyambaga wabo ukoraho ibiki? watubwitangira utibwira kugira ngo n'abatakuzi bakumenye. ubundi njyewe ndi umudanseri nyina mu comedy kabisa, nizo move njemba niyumvamo. na songs nje hari igihe njyanamo rimwe na rimwe kabisa, nabwo niyumvamo kabisa. hari indirimbo waba uzi watubwira uzi kuririmba? nanjye ahubwo hari agasongs mfite nubwo katari kajya muri record, ariko kabisa ndateganya ko isaha n'isaha nzahita ngaturayo kabisa. ngaho watangira ubabwira abantu cyangwa uzabibabwira kasotse? n'ubu ngubu nakubitira agapira kabisa, ntacyo bashyirira. leskiri ryama hasi ku butaka wumva ukuntu ubuzima bukona ndi mu bikunzi ndi mu birara ndimo ndahiga ibishwa. Let's get it. ndumva uri mu mirongo mani umusa. wowe bakwita ngo ni Shyaka? Shyaka tu. Shyaka, watangira ugaragariza ibyo ukora abagukurikiye? wana nk'iki filme cyangwa music? ku mbuga nkoranyambaga zawe ukoreraho ibiki? ubundi rero njyewe ubu ndi kwandika. ndi kwandika, ariko ibintu bya music ndabikunda cyane, forme na cinema cyane, ko ari byo bintu nakuze numva niyumvamo bitewe n'ubuzima nakuriyemo. so nuko rero nuko bimeze. nakubaza aho gatoya? yes, nta kibazo. uvuze mu basitari batandukanye, cyane cyane wibanze ku bakina amafilime ari byo bita sinema. ese waba uzimo bangahe waba uzi ubwabo muri giti? yewe ubu se ni benshi cyane. yego ngaho watubwira nka batanu? Kiramani ariwe Cyogere, Bamenya, Papa Sava, kuko ni benshi cyane. ba Mitsutsu, Mitsutsu we none cyane. watubwira Kiramani ibikorwa bye nuko akoramo video ziwe cyangwa filime? Kiramani ni boss. Kiramani azi gukina cyane, ari professional, ibintu akora bikora professional, ni umusaza mbese. turamwemera cyane, ndetse tumwigiraho buri wese wifuza gukina sinema nyarwanda cyangwa n'ibindi bikorwa, wagenda ukamwegera ukamugisha inama. Kiramani ni umusaza kabisa, respect musaza kabisa. ahari ko abakureba naba yabonye ikiganiro cyawe azabikugaragariza. yego cyane rwose kabisa. wavuze no kuri Mitsutsu w'umuziki. Mitsutsu se Mitsutsu man, urukundo rw'abafana rupfusha ubusa wallahi. arupfusha ubusa. watubwira ubujya rupfusha ubusa? buriya Mitsutsu ewana yakoze hit musaza, urumva? yakoze hiti. ngubu numva ndamukunda, n'ubu ndanamufana fresh, urumva? ariko agira akantu ko gutenguha abafana bya hatari kabisa. kariya akantu ko gutenguha abafana rero ntago ari keza musaza, ntago ari keza kabisa. nageze ku ntenguha one day kabisa. ngeze ku ntenguha. watubwira uburyo yagutengushye se? watubwira naribi? umusaza yarantengushye cyane, mufana bya hatari. ngira gutya nta kibazo se mbivuge? yabivuge naribi bro.
ngira nawe gutya ni umugabo yakwikosora mu gihe yumva ko yakoze ikosa. yes ngira gutya ndamuhamagara ndamubwira nti Mitsutsu ndashaka kujya muri groupe yawe ko hari ibintu bya groupe afite, hari groupe afite yitwa fan club nyine family to, ndangije arayinyakira njyamo ariko ambwira yuko bisaba kugura iki umupira. Yego. Yes ariko uwo mupira ugereranyije n'igihe twawuguriye cyangwa se twayishyuriye sha wapi kabisa, abe n'isengeri nigeze mbona tu. Yes birumvikana yaragoye mu ewana ano arakana yankoze wangu abasitari baradukoma bya hatari. yego tugira gutya duhurira ahantu Genyero tu arandaburiza ngo bahita Genyero arandaburiza tu anyibana picture 4. Yes yeah yanze ko musaza nkubise ikintu bita koma nyoko aranyimisa numva gahinda karanyishe. yego natashye nasinze ntanyweye bro. ubwo nicyo kintu ushobora kuba udakundiraho Mitsutsu. sha kankuremo rinete, abafana muratubabaza bya hatari, muratubabaza fo. gusa nyine ikintu nge navuga Mitsutsu azikosore birano ntago ari sawa. azikosore kabisa kuko turagukunda cyane musaza ariko duha agaciro natwe bro, sibyo se? duha agaciro kabisa. gusa nta bindi narenzaho. musaza respect nakomeze mu byo akora ko abikora fresh, turamwemera cyane turanamufana. nabikore fresh kabisa kandi uzagere kure kabisa, ariko wite ku bafana cyane cyane ko baragukunda. birumvikana ibyo kukubaza ni byinshi ni byinshi bitandukanye. Tusifu Bobo mwakoze kuza kandi ndabona mumeze neza. ibintu ni fresh nubwo bamwe bagenda badutengo ariko ibintu ni fresh kabisa. ni fresh gute se? ni fresh kuko ubu ngubu kabisa ibintu byagiye mu mucyo. urakenera guhamagara umuntu ngo aguteze imbere nubwo hari bamwe bagenda batunera. babanera gute se Tusifu Bobo? nyine hari umujizi mani uhamagara akakwiryaho kandi nawe aba yaranyuze muri hasomani zo guhiga azamuka. kandi ntabwo aba ari fresh. akakwijyaho gute rero? niba umuhamagara umukorinze mani akakwirya akakubwira ngo natayemo kandi ubona ko umujizi wo munsi atagiye muri shuti. shamara ubwo urumva nyine abakwiriyeho. kandi n'abaturya ibiceri mani byacu mani kandi ugasanga ni haso ibiceri uba wabyirinze. wabikuye ahantu harenze kandi ugasanga bikuriye by'ibisazi. Yego. ni nk'uwe muntu wagerageje guha amafaranga yawe akayarya. nubwo nanjye hari ibyo gusebanya bro. nubwo bitari byambaho ariko nka bagenzi banjye mba numva kuko niba mugenzi wanjye ngewe avuye ku muntu akancunisha akambwira uti ziriya boro zimeze kuriya dore mujizi namupeshije ibiceri byanjye biranga, ntabwo uri kumva ntabwo namujyaho. ndavuga uti n'ubundi mani n'ibyo kudufera nibyo kudufira baza mani ku ma TV bakatwereka ko mani batwitayeho ko reka mwarabashanye ariko nawe ibintu ni cool ubu ngubu rwose kabisa. wabwira icyo abagukurikiye? ikintu nabwira abadukurikiye kabisa ni mudukurikire kabisa, mukore share and like kabisa, mudukurikiye kuri Dushimento. turabizeza ko natwe tugiye kubakorera ibintu birenze. nawe ukina amafilime? nanjye nyina amafilime ndi umudansa kabisa, wose ni uguhiga. ibyo bintu wabifatanya ukabishobora? buri ikintu cyiyumvamo ntabwo kikugora. kereka iyo ikintu utakiyumvamo nyine atari proud yawe kabisa niyo gusanga cyakugoye ugasanga ni ibisazi. birumvikana. gusa nyine mujye mukora cyane. turakora dore n'ubu ngubu tuvuye mu gashuti n'ubwo kaba kagenze neza turashimira Allah yabitudenjejemo neza kabisa. kabisa. tugaruke kuri Shyaka wowe urabivuga iki? ibyo bintu kabisa mba bro, mba kubera ko ugize uturamaze ati ni nkangahe ibyo bintu barabidukora cyane. nuvuga ngo niba mwaba star mwe mbabwiza ukuri, mwebwe mbabwiza ukuri, sibyo? mureka kutunera muratubabaza, mureka kutunera kabisa. nuvuga ngo ukuntu ibintu bimeze, twebwe dukurana inzozi zo kuba abakti barenze, sibyo? tugakina filme tukamusikinga fresh, urumva? ariko ntago mushaka kututeza cyangwa se mudufashe mutransplanting
ahubwo murashaka kudusubiza hasi chini mwewe mugatera imbere twe tugwa hasi bro oya ntago ibyo bintu ari byo ni ukuvuga ngo mwidutera agahinda mwituriza urumva tubakunda bantu banje wowe amafaranga yanjye iyo mbyibutse umva abasitari mwihangane kabisa tubavugeho kandi muninenge ntago mukora ari byiza so gusa kuba tubavuze ntago bivuze ko tutabakunda ahubwo nukugira mwikosore mwikosore kabisa mumenye ko dufite impano dukeneye gushyira hanze wangu umuntu akakugera imbere mani kuko nari kukwiyumvamo mani bro wowe uri iki wowe uri imana wowe ngo ntabwo uri kwiyumvamo umuntu yaragwaye n'ayawe gerageza uzi ko ntago nanyweye wangu ndi muzima urumva ndi muzima man ndabwira abasitari mwebwe ratakira man wowe uri umusaza respect kuko abantu ufasha ni benshi rata we naranaguhamagaye urangije umbwira gahunda ukuntu imeze umusaza narabyemeye kabisa ubundi okay nta kibazo mwana nta kibazo dukomeze kabisa ndumva ufite agahinda ariko gakomeye umva kadanje katari kuko njye nakuranye inzozi zo kuzakina filme sibyo hawo mu muzike ariko ntago byakunze gusa ndacyahatana arabaye ikomeje kunshi nagiye nk'ubu hari indirimbo hari akaririmbo ndi gushaka gukora kavuga ngo buse ni ngombwa kapera yes coming soon mugabanye iryo fitina ibyo muvuga ntimubizi njya gutangira ibi bintu nta wari ubizi mugabanye iyo mivogonyo yanyu kripa ibyo murimo ntimubizi intego mfite nukugera imbere nkurira ikirere ngafata rutema ikirere abaturuta abadukoresha baradupindagaza n'ukuri ibi dukora ntago ari imikino dukeneye kugera kure niyambaza rurema uko bukeye nuko bwije kugira ngo ndebe ko yanyumva akantera inota akantuma ibicwa yewe we izi note nubwo zigoye kuzibona turakipesa dutanga ubwonko bwacu twikaragafo so ngira ngo murabyumvishije neza nuko gukurikirane kabisa ako kantu nyine nukugira ngo mbabwize ukuri ngo dufite ibintu twiyumvamo gukora ni mudufasha abantu niyo mukeneye ko igihugu gitera imbere music industry cyangwa se filmmaking mureke kubifata ngo mubishyire ku rwego rwo hejuru mwishakiye mwiharira ibyo bifu byanyu mwebwe urumva toka kure mureke mani music mani ive muri ghetto mani mureke abajizi bazamura impano ufite impano kabisa mu mutere mu courage kabisa abajene je nicyo nababwira kabisa umuntu abatayemo buriya burasureba mani usibye ko rurema nyine akidutija kuka reka duhatane tuzamuke birabe bya karisimbi byahe byose twikuba iminabatu ariko icyo nzi cyo wallahi tuzafata man buriya abajama bita ba buri kantu na ba buri nguni na buri diru bariya bose man ni bande areba abajama bitwa ba buri diru ba buri kantu na ba buri nguni abo ngabo nyine bari ababoro ndabemera fo man namwe mwarihushya kuya ariko mwagezeyo wanjye kandi mukomeze muracyagirana kure sibyo ngenda abafana kwa herito nzagumya nabemera bro nka buri kantu we nicyo gikanu cyawe njyewe nintakigirana gasikisha wallahi wasishyare umufite oya sishyare hubwo njyewe manu wa mujama ndamwemera bitewe n'ukuntu ameze n'ibintu uko abikora urumva mani buriya sureba nk'ubu ngubu nko mu bahanzi njyewe abahanzi benshi nemera nk'uriya muhanzi bajya bavuga ngo yuhu ndakwemera wa kintu ubundi nanjye ndashaka kugira ngo ngere kure mani gusa mukomereza aho murimo murabikora fresh twese tuvyuka n'inzozi zo kugera kure nawe Chris izi sinajya nakuvuze uri kubikora fresh kabisa uri kwisonga ndakwemera ni Frego Ishkevin respect kabisa ako hofana Ishkevin fonje mfana Kenya Trap yose ubundi urebye Kenya Trap se ari muri
uwo bita Ishkevin ari muri Kenya Trap. oya Ishkevin nyine ana abaraperi bose ngiye respect kabisa. Ubaze icyo abaraperi. Abaraperi ntari ibintu ubwo ari igihe kimwe bajya bazana shida ugasanga bari gupfa ibintu by'ubushita ariko ntari bi kabisa. Ntari bibare bamo bake baba bafite ibintu bikiri buzima kabisa. Yego. ariko buriya sureba buriya bahanzi nabo bahanzi mani imihanda iragorana ikagorana ariko one day nk'inyenyeri ahita aguruka ipeta agahita ryambara hano nukubyuka mu gitondo brother. Reka nkubwimba bwiza ukuri mwebwe tuzakora mpaka tubiri ibyuya sasa ewana tuvuka moja tu igihe kimwe mu gitondo ngo uzabyo igihe kimwe mu gitondo ngo uzabyo kubona byose byaye unyibukije umuntu unyibukije umuntu bro bura umba mani rata nsabi we kiriya cyamamare nsabe Imana ngewe ndakwemera fo hari akajambo ajya akunda kuvuga kanyubaka ngo shango hari umunsi ngo one day cyangwa hari umunsi inyenyeri yanjye izaka umunsi umwe inyenyeri yanjye izaka wanjye izaka dore ubundi bitangira mu miryango badupfobya ikikora ababosi bawe bawunga abantu bose bakubonye bagufata karezi ngo nububwa ngo uri gukina mani dukina ububwa mani ngo nta kintu uzageraho mani ngo ukirirwa wihiringa bakureba bakavuga nta kintu uzagera ariko umunsi umwe brother turi gukoresha ubwonko bwacu tubasetse ibintu dukora ngo bibasetse wejo nakwisabira ko bamita nabambarira rinete nkanegekaho mwabintumwe yemba ashaka kubatamo leskiri kora foro turashaka foro umva jama abantu b'abajama bose ku gasima ahantu bamwe tuziranye bose ndagira mbabwize ukuri mu rukumba mwinshi intege ndiseriye ibi bintu nabijemo mbikunze mureke tubikore sibyo mureke tubikore tubikunze ibi bintu bimara kuduha umugati muhumure natwe ntituzabima wanjye ariko nimuduhe ikintu bita respect tuzamurane nta kuntu nzakubona ngewe uri hejuru yanjye ngo ubwire ngo ukandire foro ngewe nta na foro uri kunamo reka tuzamurane brother nshaka kubwira aba boss man abantu b'abakire badukoresha sibyo abantu b'abakire badukoresha urumva bubashye mu byubahiro byanyu sibyo mwakwihangana mukajya mureka guca abantu intege niba umuntu ari umukozi wawe agukorera kandi ubona ko akazi kawe gakora gakunze wamuhaye agaciro wa mu boss we ukishimira ko azagera ku iterambere ko ntagera ku iterambere akagira amafaranga azaza akanakubera n'umukiriya koko muri mu biki mwaba boss urire kubwira nawe umukozi urire kubwira nabi umuntu ukoresha ubona amafaranga gutya fit ari uko yakoze yihirinze yanishye warangiza ngo wengo kwa nini oya nimureka kuduca intege mureke dukora akazi tugakunze mutwishyura neza nta kibazo nubwo badahagije wenda ngo so twishime sibyo ariko uko tuyabona birabaye ntari bisibyo ariko mureke kuduca intege ngo urebe umuntu mwite igisazi mubonemo igisazi cyarasaze ngo cyarasaze nagari ibisazi brother nagari ibisazi mbarata bujama rya mvuze ngo itwa banyita Samiyama Sami mva nkubwiso urumva abakire man ni ibintu byo kuturiraho amabyiba bireke man kutunera ababyihorera turashaka guhindura abakire twigira umukire wacu babita YouTube nishaka umukire tugiye gukora ikintu bitwa YouTube we nkorera follow and like no sasa najya mbisabira akantu nyuma y'amagambo mvuze mba nariye wanjye ntimukumve umuntu yijuta aba yariye sibyo so dore ikintu nge nshaka kubisabira sibyo ubu ndi gukinira filime kuri YouTube channel bayita Dushimento iyi channel bayita Dushimento urumva
ni mukande subscribe share and comment tera comment man ubwire niba n'umugiza akine nabi man n'umugiza akine nabi murabure man mudushyigikire sibyo dukeneye n'ibitekerezo byanyu byatangiye ba Patino ba Nyakso bande ba Kiramani mu bapfusha ubusa ariko mwageza aho muremera wango barabakomye muremera nitwe tutazabakoma ni mwihangane turi kubasengera man iri sengesho dusenga ini right night nijoro turyana ewan Imana izagiye yabagezaho wanjye kandi ngewe ndumva n'amagambo ari magena nshirana wangu menyare wajyeho nankwe kandi se nankweye Imana ndi kubabwiza ukuri ariko wa mustari we warankomye uyu mustari yarankomye bibaho brother bibaho mu buzima ntago wazamuka boss wanjye bagahinda karakigenda gashira umukire wese aba yifuza ko yagusubiza inyuma yabona uri mu kirenge cye hasi kugira ngo utazagira nawe ubone wazamutse hejuru yabasa mwakoze kuza rero tubahaye ikaze nakagaruka ikiganiro nakagaruka yari Doshimento wabakoreshaga mwakoze cyane kuba mwadukurikiye tubashimiye cyane tubashimiye keep watching next episode we are soon coming soon